tuguhaye ikaze. So Amstar Combat hari funguzo tuba dukorera buri munsi kwibutsa ko nta kintu cyo muri Amstar Combat kigomba gupfa ubusa. So rero kugira ngo urebe ubone zira funguzo gusaba gukina ama game, kureba ama odds agiye atandukanye kandi biragoye. So ngiye kwereka uburyo rero ushobora kuramo ifunguzo zigera muri enye utarushye, izo rwose ugahita uzibona byoroshye utarebye ama odds ujya kwistressa kuza. So kanda subscribe rero nimba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube kugira ngo uzajye ubona ibindi biganiro byinshi tugenda tukugezaho. Yitwa Vimenya Crypto, ugenda umenyera amakuru menshi ikoranabuhanga ndetse na cryptocurrencies ziba zigezweho n'uburyo wabyeza telefone yawe umusaruro. Reka nguhe ikaze kubwira ngo muri kumwe na Egid. So uhita ufata telefone yawe ufungure Telegram, ujye muri search wandike mu ijambo Ham S Keys kuri byanditse Ham Key, hanyuma umanuke kuri yanditse ngo Amstar iriho agapopi ndetse na key. Numara kugeraho icyo urakora no kuyikandaho, hanyuma yafunguka ugakanda hano hasi handitse ngo start kugira ngo buri wese arahabona, kanda handitse start, hanyuma ugahita ko uhitamo ururimi kubera ko urabona ko ntabwo iri mu Cyongereza. Rero nkoresha Icyongereza, nawe urahitamo ururimi ushaka. So numara guhitamo ururimi urahita umanuka hasi ujoininge izo channel zose. Iyo ya mbere uyijoininge, nurangiza ujoininge ya kabiri yitwa Crypto, iyo ya gatatu nayo uyijoininge. So ngiye kubera ko iyo nsanzwe nyibarizwamo niyo mpamvu iriho akavi, niyo ngiyo nayo nsanzwe nyibamo nayo akavi. Hanyuma ujye ku iyo ya gatatu nayo uyijoininge, bite ko usatira iyo ya nyuma ukande aho handitse ngo verify subscription, hanyuma ubona handitse ngo get 4 keys. Dore ngaha get 4 keys wakande, dore keys zawe baziguhaye ukorenye. So ngira ngo urabona turiya dukode ukora itoni. So ureta ko rero ujye kwa turiya dukode baguhaye, agakode ka mbere ugakopiye, hanyuma numara kugakopiya nta kindi uraza gukora, uraza gusubira inyuma. Subira inyuma ugende winjire muri Telegram yawe, uhite ko ufungura Amstar Combat aho usanzwe uyimayiningira cyangwa se uclaimingira ziriya game, hanyuma uyifungure. Numara kuyifungura urakanda, ugereza gato ifunguke, uhita ukanda hasi aho handitse ngo Playgrounds. Imaze gukanda kuri Playgrounds urahita ko ukanda aho ngaho kuri ako gafoto. Urabona ako gafoto karimo umuntu uri ku igare handitse ngo Bike Ride 3D, urahakanda, hanyuma aka ga space baguhaye ugapestingemo za key wabonye, kande redeem, hanyuma uhite ko usubira inyuma ujye hahandi twakoze za key baziduhaye kuri Amstar Keys. Dore ni hano hasi ukopiye key ya kabiri, numara kuyikopiya ugaruke muri Playgrounds, pastingemo key ya kabiri. Kurikira ino video mpaka igeze ku musozo kugira ngo hataza kugira ikintu na kimwe cyangirika. So urabona ko uko uzazishyira bazajya hejuru kugira ngo successful, usubire inyuma, usubire n'ahandi n'ubundi ukopiye key ya gatatu, ayo uze kuri Amstar uyishyiremo, pastinga, kanda redeem, yishyiremo. So nusoza umanuke usubira ahandi ukopiye ya yindi ya kane ariyo ya nyuma, nayo uize uyipestingemo hano, pasting keys zawe zose uko ari enye ushoje kuzishyiramo. So iyo usoje rero nta kindi ukora, usubira inyuma. Wamara gusubira inyuma ngira ngo uhite ubona ko keys zanjye uko ari enye zose zigiyemo. Njye nta key nimwe nari mfite, ariko murabona ko mbise mbona 4 keys hara hejuru, habona ko mbise mbona imfunguzo enye. So ubu rero nibwo buryo ushobora gukora zira funguzo hano muri Amstar Combat ukazibikaho. So nkwibutsa ko nta kintu na kimwe muri Amstar cyo gupfa ubusa. Nabonye n'iyi coin yamaze kugera kuri Getao cyangwa se price yageze kuri Getao, nabyo
nindi ntambwe ikomeye cyane. Reka nkubwire ngo rero wakoze gukurikirana video, nawe ugende ubikore ubone ziriya funguzo ukore enye. So mwari kumwe na Egid, ntibagire gukanda subscribe ndetse na like. Bye bye, ndabakunda.